Ndagusuhuje nshuti mukundwa wandi Umutsinzi TV, amahoro y'Imana nabe kuri wowe cyane. Nongeye kunezezwa, nongeye guterwa ishema nuko nongeye kuza imbere yawe nkuganiriza cyangwa usobanurira kandi ijambo ry'Imana ry'ubutumwa bwiza. Ikintu nje kugusobanurira uyu munsi cyangwa ikintu nje kuganirira nawe uyu munsi ni ikintu cy'ingenzi cyane muri ubu buzima bwacu bw'umwuka ndetse n'ubuzima bwo hanze. Wavuga uti niki rero tugiye kuganiraho uyu munsi? Uyu munsi abantu bakunze kumva nigisha ko twababariwe, bakumva nigisha ko nta kwiyeza, nta gusaba imbabazi z'ibyaha yakoze, nta kuririra ibyaha wakoze, nta no kubwira Imana ngo babarira ibyaha. Hanyuma bakabyitiranya, bagira ukuntu babivugamo cyangwa se babyitiranya bavuga ngo ni ugukurura abantu kuba ibyigenge, cyangwa ni ugukurura abantu kwigira indakoreka, ni ugukurura abantu kwigira abanyabyaha mu buryo nta muntu wumvira cyangwa se nta muntu uba nta n'ikintu utinya. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo navuze, nta nubwo ariko bimeze. Mu by'ukuri rero ibyanditswe hari ikintu bivuga ku bantu bakoze ibyaha, ku bantu bakoze ibyaha. Iyo usomye Matayo igice cya 5 umurongo wa 23 na 45 havuga ku bantu basenga uburyo bakwiriye kwitwara igihe bakoze ibyaha. Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo nuramuka uje ku rutambiro cyangwa nuramuka uje gusenga, uje ku gicaniro, ukibuka yuko hari mwene so mufitanye ikibazo, cyangwa se hari mwene so mufitanye ibibazo nyine, cyangwa se ari icyo agushinza nawe ubizi niwe ubyibutse, icyo ukwiye gukora cya mbere ntabwo ari ugusenga Imana, ntabwo ari uguhita utangira kubwira Imana ibyawe no gutangira kumva yuko Imana ugenda ukayibwira nk'ukuntu bamwe bajya babikora. Ugasanga umuntu umwe yakoreye icyaha runaka, arangije ajya kwegera Imana ngo ayibwire icyo cyaha ngo Imana imubabarire. Yesu yaravuze ngo ahubwo niwibuka ko hari icyo upfa na mwene so, cyangwa niwibuka ko hari icyo upfa n'umuntu, siga ituro ryawe aho ngaho, usubireyo, ugende ushake wa muntu mufitanye ikibazo, hanyuma ngo wikiranure nawe, kandi ngo mwikiranure mukiri mu nzira, mutaragera ku rukiko, ngo umunyarukiko ngo kuko nawe azagushyikiriza umunyarukiko nawe agushyikiriza umusirikare cyangwa se umuntu ugufunga. Hamwe yaravuze ngo ndababwiza ukuri ko utazasohokamo utishyuye, na kutazasohokamo utarishyura buri kintu icyo ari cyo cyose usabwa kwishyura, byose uzabyishyura nta kabuza. Mu yandi magambo rero ni iki tubwirwa? Turabwirwa kwemera guca bugufi imbere yabo twakoreye amakosa. Ariko ntabwo hano bihura no kubwirwa ngo uce bugufi imbere y'Imana, ntabwo bitubwira ko ari uguca bugufi imbere y'Imana, kuko nubwo Yesu nyine niwe wabivugaga, avuga ko tudakwiriye kuvuga ngo tuje gusenga, tuje imbere y'Imana, tuje kuyibwira ibyaha, tuje kuyibwira ibyo twakoze, ahubwo tukwiye gusubira inyuma tukajya gushaka babandi twabikoreye. Kuki abantu bakora amakosa barangizaho kugira ngo basabe imbabazi aho bakoreye ayo makosa, bakajya gusaba imbabazi Imana? Ibyo ni ikibazo gikomeye, ni n'ibintu bitari byiza, nta nubwo ari ibyo gushimwa, ntabwo ari ibyo kubahwa. Iyo urebye neza ahubwo usanga ibyo bintu byagukururira no gukora ibyaha cyane, kubera ko uzi ko Imana itari buhite iguhaniraho, ugahita wirukanka ukavuga ngo wayisabye imbabazi. Nubwo bamwe bavuga ngo kwigisha ubutumwa bwiza byatuma umuntu akora ibyaha byinshi, ariko kandi ahubwo usanga yuko kubwira abantu yuko ibyaha wakoze ugenda ukabibwira Imana ukayisaba imbabazi,
byatuma abantu bikorera ibyaha byinshi, kubera ko kubwira Imana ngo mbabarira ni ibintu biri simple, ni ibintu byoroheje. Niba ubabarirwa ari ukuvuze ngo mbabarira, ari byo wakwikorera ibyaha byose wishakiye, kuko ururimi rwo kuvuga mbabarira rufite n'Imana, kubera ko itakureba kuyibwira ngo mbabarira biroroshye. Kandi noneho n'umutima kukubeshya ngo wababariwe, ukumva birimo mu mutima wawe ngo wababariwe, nabyo umutima byanditswe biravuga ngo umutima urusha ibintu byose gushukana, ndetse ntiwizera gukira. No kugushuka umutima uragushuka ngo wababariwe. Ibaze niba uvuga ngo Mana mbabarira icyaha, umutima ugahita ukubeshya ngo wababariwe, ukumva koko wababariwe, aho ngaho harimo ikibazo gikomeye cyane. Bivuge ngo n'ibyaha uzajya ubyikorera uko ubishatse, kuko uzi ko kuvuga mbabarira byoroshye. Ariko kankubwira iki kintu, usome neza aho hantu, Matayo 5:23-4-5, urabibona neza yuko Imana idashaka umuntu uyibwira ibintu imbere, kandi yasize akoze ibyaha yirengagije uwo yabikoreye. Uraza gusanga uburyo wakoragamo ibintu atari byo. Uraza kubona yuko koko Imana idashyigikiye bene ibyo bintu. Ntabwo Imana ikunda abantu baza bayicira bugufi ku byaha bakoreye abandi, ngo Mana tuje imbere yawe, tuje kugusaba imbabazi, dore twakoze icyaha kuri runaka, dore twacumuye kuri runaka, twamukoreye ibi n'ibi, none ndagusaba imbabazi mbabarira. Yihita ikubwira ngo ahubwo jya kureba uwo muntu wakoreye icyaha, umuhamagare, umwegere, umwinginge, umwikubita imbere, umubwire ngo mbabarira, nagukoreye iki cyaha, ntabwo nzabyongera. So rero niba wumva uzi ubwenge, wumva ibyo ndi kuvuga, ntuzongere kubwira Imana ngo mbabarira nakomeye icyaha runaka. Ntuzongere kubwira Imana ngo ndakwinginze mbabarira ku byaha nakoreye runaka. Ahubwo ujya wegera runaka umusabe imbabazi. Hanyuma reka tugende muri Yakobo igice cya 5:16. Haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane, kugira ngo mukire indwara, cyangwa kugira ngo mukire ibikomere. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane, muri Yakobo 5:16. Niba havuga rero ko mwaturirane, muri Bibiliya Gatolika haravuga ngo mubwirane ibyaha byanyu bamwe ku bandi, cyangwa se ngo mwirege ibyaha byanyu bamwe ku bandi. Mwe mwakoreranye ibyaha mubibwirane, kandi nimurangiza musabirane kugira ngo mugire musabirane kugira ngo mukire ibyo bikomere, mukire izo nimba mwateranye, mukire, imitima yanyu yongere yishimane. Hanyuma nimurangiza ngo musabirane, mwongere musabirane imigisha ku Mana, kubera ko iyo wacumuriye umuntu, iyo umuntu yakubabaje, iyo umuntu mutameranye neza, ntago iyo usenga umusabira neza, umusabira imivumo, utangira kumuvuga nabi. Hanyuma rero kumuvuga nabi ntago ari byiza. Rekaba ahubwo banza ubuhokane nawe, numara kubuhokana nawe muratangira musabirane ibyiza ku Mana. So rero niba ari uko nguko bimeze, Imana ntabwo ishyigikiye abantu bakorera amakosa abantu bakajya kuyisaba imbabazi, ahubwo ishyigikiye ko abantu bakorerana amakosa hanyuma bagasabana imbabazi. Ese impamvu yabishyizeho si uko izi ko n'ubundi turi abanyamakosa buri munsi. Iyo mpamvu dukwiye gusaba bagenzi bacu twacumuriye imbabazi. Ntabwo dukwiye kujya imbere y'Imana tuyibwira ibyaha twakoze ngo duhe imbabazi, ahubwo dukwiye kujya imbere y'abantu twakoreye ayo makosa tukabasaba imbabazi. Icyo nicyo Imana ishyigikiye. Niba uzi ko wajya gusaba Imana imbabazi wakoreye amakosa umuntu, menya ko Imana itajya yita kuri ibyo bintu uri kuvuga, ahubwo ishaka ko uramutse wumva Imana. Ese kuki wumva kuvuga ngo iyo usabye imbabazi wumva ijwi ry'Imana rikubwiye ngo ndakubabarira? Kuki utumva ahubwo ko ikubwira ngo jya gusaba imbabazi mugenzi wawe? Wakabaye wumva ikubwira ngo ngewe ntacyo wankoreye, ntacyo wankoreye, wowe wagikoreye arahari, genda umurebe. Ariko uhita wibwira wimiramiza ngo Imana irambabariye, ndumva Imana imbabarire, ngo ndumva nakiriye ngo kiruhuko umutima. That's stupidity. Ntabwo ibyo ari byo, ntaho bihuriye, nta nubwo ari ukuri. Nta nubwo Bibiliya ivuga ko nimukora ibyaha muzaze munsabe imbabazi nzazibaha. Oya,
ivuga ko usaba imbabazi mugenzi wawe. Nujya no gusenga ukibuka ko hari icyo utana mugenzi wawe, iturekera aho ngaho ubwo ugenda ubanza umusaba imbabazi, nurangiza ugaruke mwamaze kwikiranura ibintu byose bimeze neza. Urangiza umusabira umugisha nawe agusabira umugisha, mubohoke mwese ibikomere mwari mwateranye birangira. Uko nibwo so icyo rero kirakemutse. Umaze kumenya neza ko Imana itita kuri ibyo wowe uba wibwira yuko iri buguhe imbabazi nusaba imbabazi z'amakosa wakoze ku bantu, ahubwo ukwiye kubasaba imbabazi. Noneho rero yo impamvu ishaka ko ari twebwe twikemurirana ibibazo, idashaka ko tubyisaba, iyo yatubabariye kera mu myaka 2020 ishize, yo yaratubabariye turi abakiranutsi by'iteka. So rero niyo turi abakiranutsi by'iteka imbere y'Imana, ishaka ko twebwe tutayisaba imbabazi, ahubwo ishaka ko tubana amahoro twebwe na bagenzi bacu, tukishimirana tugahora tunezererwanye, dusabirana ibyiza, duhana ibyiza, twishimiranye, twifurizanye ibyiza, duhana ibyiza. Ibyo Mana irabikunze. Hanyuma rero ita kuri mugenzi wawe, umuha agaciro. Niba umutima we wababajwe nawe, gira uruhare mu kongera kwishima k'uwo mutima we. Hanyuma bizababera byiza, mwese nta kibazo muzamufite. Hanyuma rero ibyanditswe ku Mana bivuga ko twababariwe, twarababariwe. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 13 haravuga ngo yaduhinduranye bazima na Kristo, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Yamaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 13 uze kuhasoma. So niba rero warababariye ibicumuro byawe byose ku Mana, ntabwo wemereye kuyegera uyisaba imbabazi, ahubwo wemereye kuyegera uyishimira ko yakubabariye. Niyo mpamvu n'isengesho ukwiriye gushima, nako usenga nyuma yo kwakira imbabazi z'iteka wahawe muri Kristo. Icyo ugiye gukora ni uguhora ushima Imana ko yakubabariye kandi ko yaguhaye imbabazi z'iteka ryose. So ntuzongere no kubwira Imana ngo mbabarira kuko yakubabariye by'iteka kandi kubabarira ibyaha byose.